harya Jangwa ubone Jangwani wagushutse ujyane match mu mahoro kamanze ngani na Jangwa kandi mukura yarahagusanze ikakubuza Jangwa asohoka atinya mugabo cyane nawe ari kubanza ariko ikibazo nagiye kubaza harya muri mu nteko yacu y'abavugizi twara mwakiriye Jangwani vuga Jangwani kutavuga gatera twara mwakiriye nkanza kumwakira ntago mumwemera se cyangwa muramutinya ubwo mwangara mugira ishyamba kubera yuko batsinda oya hari ingingo ngenderwaho niba Jangwani najya gukina na Muhazi uzamwumva Jangwani najya gukina na AS Kigali uzamwumva najya gukina na Gasogi uzamwumva najya gukina na Vision uzamwumva buri kipe yose mu makipe 15 azakina na APR Jangwani uzamwumva Wasiri ni gutyo amakipe 15 yose none ngiye gukina nese gatera niba ushobora kuvuga ku makipe abiri waganiriye nizo za Muhazi nazo tukakumva wiza gufata ifoto gusa ganira na Muhazi tukubona uganira na Vision tukubona uganira na Gasogi izo zose tukubona uri murashamburiya nutegereze kujya gukina na Ibyo muravuga byose rero nabyumvise kandi abantu barimo barabyumva ikibazo ntago ari wakirangije ariko wizenguruka wijya kure mukura yitangariza mu mahoro yarakurashe arahera kuki se Wasiri nagira icyavuga ntago yabura Wasiri sabura icyavuga tugira ibyo tumufata nimugoroba Wasiri twari turi kumwe abantu tuvuga ati Wasiri na Jangwani sinzi uzabahembo wawe uyu mwaka shampiyona ni yabo muzashaka igihembo mu kibagabanya sinzi aho kizava ariko Jangwani na Wasiri mutegura ibikoresho tubanze dutangaza twumvamo vibe kwizigenda kumva nyemerera nkuransirize uyu mugabo ndansa mushyushye kuko maze iminsi ndansa nitereke mandi kumwe na mugenzi Faustin ubwo rero agira ukuntu Wasiri wagira ngo wabimenye Wasiri karamera ugaju ikipe ya Mukura mwanganyirije iwe kimwe irabiri mu mahoro mu kanya saa 1:30 ikina na rayonsports Wasiri tangaza match urayibona ute mbere yuko mvuga uko match nyibona yahoze gatera reka mugaruke nta kibazo mwinjize mu nteko y'abakuru nta kibazo yavuze ko Jangwani yanshutse ngo bakanjyana muri stade amahoro ahubwo icyo nirindaga indi cas de force majeure nta indi cas de force majeure nyeneye tugiye muri stade yujuje standard zose habaye hari stade eshatu zakakira finali ya Champions League ku butaka bwa Afrika stade amahoro yabirimo cyane niyo mpamvu tumanuye iyi match ya Mukura aha amashanyarazi ntiyabura moteri n'inshya Suma yagiye kuzivana muri Turikiya umunyamerika ashyiraho igitekerezo umuyapani umushinwa n'umunyaturikiya bose bashyizeho igitekerezo kugira ngo moteri bikora neza sound iravuga DJ arahari AC irahari mu byumba umukinnyi niyitwaza ubushyuhe budasanzwe imvura niyo yagwa kanalization irakoze ku buryo ikibuga amazi kirajya kiyamira kiraba kimeze nka matera nshyashya niyo mpamvu rero iyi match nta zindi mpamvu nta no guca ku ruhande aba amasegonda 90 inna lillahi bismillah lamid aba amasegonda 90 match niba amasegonda 90 niyo umunota umwe n'igice niyo match ibaye umunota n'igice ni nacyo kintu ndimo ndasaba rurisa patience reka abantu be gutinda abantu reka be gutinda ndasaba ko akronometra amasegonda 90 gusa agiwamo ngo abara amasegonda 90 umukunzi wa rayonsports nashaka ahita yitahira match iraba yarangiye kare ubu Muhire Keva manuse nka Muhire Keve Pro Max Muhire Keva utarigeze abaho uwo mutabonye mu isonga uwo mutabonye muri reyo zose zabayeho afite umujinya aribaza gute ikipe nk'iyi ngiyo mu ntara ikora urugendo rw'ibirometero 120 njya kubona ngo abantu bari kwikomanga mu gatuza ngo twebwereyo ngo reyo murayizi mwebwe muzireyo ikipe igeze muri kimwe cya kane cya Confederation Cup ikipe ifite amateka yo gukura sekafa hanze y'u Rwanda 98 ikipe yatwaye shampiyona
ebyiri igejeje amanota 70 akaba ariyo kipe yonyine ifite ako gahigo mu Rwanda uriyakomanga mu gatuza ukayiganiraho ni n'ikipe mbere yo kuyivugaho wagakwiye kubanza gusaba imbabazi ukajya muri penitence ya padiri akabanza kagusabira imbabazi ku Mana mbere hari icyaha wakoraga ukikoza mu rusengero gusa ukahita upfa cyane kuvuga kuri Rayonsports by'ubwabyo byonyine ni ikosa rya mbere mukuri iri gukora uravuga kuri Rayonsports we nkandi ugira igikombe cya championnat wageze mu matsinda ya Confederation Cup shwi wageze kimwe cya kane cya Confederation Cup ishwi uko nukwiyongera kw'ibyaha Rayonsports imanutse nk'abanyamategeko baraza guhana tuje guhana gukubita no gucecekesha stade amahoro iraba iri Wasiri mbere yuko tujya kuri Jangwani cyane sindi guseka urashyiramo ni bingahe prediction ya Wasiri tangaza mbere ko tujya muri team ubwo news bari kujya iyi match bwinshi ntabwo babwici kwizigira impamvu uri kubona naje seka nkaba ntakiri guseka ku mugoroba naryamye kuri televiziyo yanjye ngira yo mu cyumba nicaranye na madamu cyakubona mbona interview nkazinga abantu bagiye banyoherereza ndavuga nti nta nubwo abantu bakigira hari ibintu ubundi mbere wajyaga kuvuga ukabanza ugasaba imbabazi ibukuru ukabanza ugatu nta nubwo abantu bakigira uricara ugatangariza Rayonsports wowe inalilahi désolé uyu munsi match yo muri stade amahoro Mukura ndayirasa 2-0 nimanukire 2-0 ndayirasa 2-0 nigarukire nimere neza cyane dufite iminota 15 yo kuganira kuri team news urakoze cyane reka twigire kwa Jangwani Jangwani izuba ricyaka rya saa 9 hatangiye kugenda hazamo akazuba bitakayagirizo ku mugoroba gasatira umugoroba saa 10 urakina n'ikipe ya Police Football Club umukino wa mbere ubanza cyari igitego kimwe kuri kimwe Polisi yishyuye APR yari yabanje igitego kuri iyi nshuro ni match ubona gute APR yerutse gutsinda 5 Rutsiro APR abantu bavuga bati yagarutse noneho igiye kuzagira sa byinshi Polisi iraza gukubitwa 5G 4G 3G muhagaze mute ni match ya wali ikomeye kubera rezita zo muri yara ariko ubundi physionomie mu kintu nta kintu kirimo reka mbanze mvuge kuri Polisi iyo iri muri kaga kwasteri kayo yambaye za jezi n'amateningi bafite ukuntu bambara imyambaro imeze nk'iya pyramid ubona neza ari pyramid basohoka ukabona ni pyramid ariko iyo batangiye gukina giti kinyoni iyo kipe rero ifite statistics zigeze kuri 2 zitandukanye iri muri bisi barindi kipe yaba ari mu kibuga ikamera indi kipe igiye guhura n'ikipe bita materialist team in approve by practical hagari ibintu bya theory gusa Shehe Watara igiye guhura n'umwataka niwe mwataka wenyine mu Rwanda ariko nta nubwo no mu Rwanda ngira ngo ni muri East Africa uzakina African wenyine afite ibyo bita urebye mu mutwe we uburyo déplacement zo buryo afunga ballon muvumaze mu cyo afite ibyo bita ngo ni AI artificial intelligence nta wundi mukinyi ufite mu gihugu football igirwa n'ibintu bitatu kwizigira nyuma y'icyo nta kindi nibyo bitujyanye kuri iyi game time space and commitment time dufite igitego cya away dufite away goal mu Rwanda iracyakonta mu minota 15 turakoresha igihe cyacu gute turaduskoringa igitego ni cyanga turagira gute turahindiza ibyagezweho iyo ni time turi bukoresha turabona uburyo turi managing time yacu space kibuga ntago ari pere stadium kakabuga gato bakora block bat kabura ama space kibuga ni kirekire turaza guprofita ama space rero barubuze gukora kuko kwa kesaso ntushobora kubloka space za pere mfite araza kuba hari akora ibyo bitangwa ni pass ni half space close ya icywanuka ama space wa yakere dufite icyo bita commitment abakinyi bacu biteguye kubira ibyuya no gutanga ibyabo byose kugira ngo bashimishe equipe Polisi rero ni resista 3-1 ntago wavuye gutanga 5G ni 3-1 match ibitego 3-1 team news Rugaju duhanze tuganire ku ma equipe mpere ku ikipe ya Mukura yakinnye na AS Kigali muri weekend umutoza Lotfi yicaje ikipe ya mbere yose nta mukinnyi n'umwe ubanzamo guhera kuri Sebo Nicolas kugera kuri rutayizamu wabo Maranda
destin exaucé wigeze ukina muri match ya AS Kigali muri Mukura inama yabaye bamaze gutsinda Rayon Sport kuri stade Amahoro bemeje ko ikipe igomba gutwara igikombe cy'amahoro igasohokera igihugu. Iyo ntego barimo barayikoreraho. Amakuru ahari nuko ikipe ya Mukura nisezera Rayon Sport buri mukinnyi baramuhomba 400 mu rugo. Ikipe ya Mukura nitsinda Rayon Sport kisezera buri mukinnyi prime de match ari buze guhabwa kuko banze gufata prime ya match ya mbere nubwo bari banganyije bavuze ko bo intego nyamukuru ekipe yihaye abakinnyi bashatse kubaha prime barayanga baravuga ngo mutwebwe muzadohera prime rimwe kuko tuzaba turimo turakora ku ntego nibasezera ikipe ya Rayon Sport buri mukinnyi baramuha 400. Wasiri iyo message y'umuriro miliyoni zikaba 10 iyo message ni yawe irakugena ko sinzi impamvu ni byiza bashatse banabashyiriraho miliyoni ariko ntibazayabona kuko iyo ntego n'ubundi irasubizwa wayitanga. So Rayon Sport amakuru yayo amazati Rayon Sport kuko dufite n'inkuru yindi nini ibonetse tugomba gukora ijyanye n'igihugu cyacu cyane. Rayon Sport abakinnyi badahari Kadime Ndiaye ntabwo ari buze kuri kwifiye de match murabiza amaze igihe rwose atakirwa muri 18 kubera ibibazo byabaye arabibereye mu rugo Igikondo aho atuye. Hanyuma Patience nk'ibisanzwe arajya mu izamu. Hanyuma ibindi Rayon Sport biravuga ko umusore yitwa Kabange nyuma ya match nziza cyane yagize idasanzwe ashobora kongera guhabwa iminota yagize match idasanzwe kuri cyane na ashobora kongera kuba yakina na Yusudian yarateye ubwoba. Sermogo ari Omar kuri Wevzeze nagize umukino mwiza cyane ndamwemera cyane. Sermogo yari yampemukira cyane mo tentire yarongeye yogoshesha ordinaire ndamukunda cyane arasubira kuri kabiri Omborenga yaramaze kunanirwa yararushyemo arakeneye kuruhuka. Gatatu nibisanzwe ni bugingo. Hanyuma Richard ari suspended kuri uyu mukino ntago ari bukino bivuga yuko mediane ya Rayon ishobora guhinduka. Hari uburyo bubiri Rayon Sport ishobora gukina hagati mu kibuga kuko yakina batatu. Hari umukinnyi witwa Roger na Keve abo bo barimo uko byamera kose barimo. Hanyuma hari abandi bakinnyi babiri bashobora kuba umwe yakina ashaka kuba pa play wabiyongeraho cyangwa se akaba yaba ahubwo umusore w'umunyarwanda Fiston wabiyongeraho. Sefu se ntabwo bishoboka cyane mu kubanza mu ni Roger kuri gatandatu ni Roger kuri gatandatu na Keve bagakina na pa play y'umunyamahanga cyangwa bagakinana na Fiston w'umunyarwanda. Niyakina rero Fiston w'umunyarwanda bira bivuze ko Rayon Sport mu gusatira irakoresha abanyamahanga babiri ku mpande aribo Elenga Kanga ku rundi ruhande hagahita hakora umusore witwa Basane. Hanyuma hakataka Biramahira Bedinho umaze gukora ibintu bitangaje kabisa. Mu gihe noneho hakina muri mediane pa play w'umunyamahanga nk'uko mu gikombe cy'amahoro hakora umubare w'abanyamahanga utarenga. Ubwo byaba bivuze ko abari busatire uruhande rumwe rurajyaho umunyarwanda Haji urundi ruraba ruriho Basane nawe nindakorwaho n'ubundi hakataka Biramahira Bedi. Urumva ko n'ubundi style b'abanyamahanga bemewe Rayon Sport ntiri burenze umubare ukurikije uko twayipanze. Nuko Rayon Sport bimeze babashyiro prime 200 ku gutsinda iyi match. Banababwira ko amafaranga ari buve kuri stade bari wita bahemba kwezi kwa gatatu. Baya bariyo bamenye ko ejo Wasiri azaba yabonye amafaranga kuko nawe azahembwa. Hazaza hasezo yari hashingiye ku mafaranga baza kubona muri stade. Ubu no kuvuga ngo Wasiri ndabizi ko azaba afite amafaranga. Hazaza hisezo kuba ari yatwara igikombe cya champion bishingiye kuri match igikombe cya. Bigahita binyereka rero yinjiye mu kwezi kwa gatanu hirahemba kwezi kwa kane amafaranga babona kuri match nari mpamvu bayizanye muri stade Amahoro babyemeye rero baza guhemba uku kwezi ntibarahembwa. So abafana niba mutekereza ko Rayon Sport ikeneye guhemba igakomeza run igikombe cya champion n'igikombe cy'amahoro muragura amatike mujye muri stade ko amafaranga aboneka amakipe yo mbaraza kuyagabana 50-50. Reka manze nyuze mu breaking news. Ikindi mumenye gusesengurwa ariko mumenye neza ko reka twikore dusoje reka dukore breaking news. Mumenye neza ko amatike bamaze gutangaza ko ibiciro bitahindutse kubera umunsi w'abakozi batanze ubwasisi y'amatike ahera ku 3,000 biraza kuguma gutyo mugura amatike kugeza ubwo match iraza kubitangira. Dufatanye iyi breaking news. RDB Rwanda Development Board imaze gutangaza ku mugaragaro ko Visit Rwanda
yinjiye mu mikoranire n'ikipe ya Atletico de Madrid. bibaye Atletico Madrid ibaye ikipe u Rwanda rubaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyangwa se ibaye partnership ya mbere iturutse ku mugabane wa Afurika irimo ekipe ya Atletico Madrid. Atletico Madrid ntigeze ikorana n'igihugu cyo muri Afurika na rimwe mu bijyanye no kwamamaza ubukerarugendo gukoranwa n'abantu muri Malaysia na Saudi Arabia n'ibihugu byinshi. Yigeze no kugira visit Azerbaijan bigeze ko yanjye tubinyuramo dutanga amakuru ajyanye nabyo yihuta. Yego, iyi deal yasinywe izageza mu kwezi kwa gatandatu itariki 30 z'ukwa gatandatu 2028. bihagaze gute rero? muzabona visit Rwanda he? yego, Atletico Madrid ekipe y'abagabo ku mikino isigaye muri iyi sezo 5. iyo mikino Atletico Madrid izambara visit Rwanda ku myambaro y'imyitozo n'imyambaro ya warm up. turi kumwe? yego, guhera sezo itaha ekipe y'abagore ya Atletico Madrid nayo izinjiramo mu kwambara visit Rwanda. ariko noneho bijye kuri jazz za match muri match nyirizina atari ku kaboko ahubwo kuri jazz inyuma munsi ya nimero visit Rwanda munsi ya nimero. urabyumva? muri match zero officiel guhera sezitaha muzabona visit Rwanda kuri jazz za Atletico Madrid official match day shirts. murabyumva? hanyuma kandi no muri Champions League ikina match za championnat za La Liga no muri stade Riyadh Air Metropolitano muzabona visit Rwanda izengukamo. ku mbuga nkoranyambaga za Atletico Madrid muzabibona mu bikorwa byose bihuza abafana ku isi yose ba Atletico Madrid n'amatuwa n'ama-pre-season byose muzayibona harimo visit Rwanda cyane. u Rwanda ntiruri muri Bundesliga gusa, ruri mu Bwongereza gusa no mu Faransa, ruri no muri Espagne. iri joro ryakeye byo byari n'agahebuzo amakipe abiri akorana n'u Rwanda, Paris Saint-Germain na Arsenal zakinaga kimwe cya kabiri cya Champions League. Visit Rwanda yari London ariko izabiri ni Paris mu cyumweru gitaha. izabiri na finale uko byagenda kose Visit Rwanda irahari kuko hagati ya Paris Saint-Germain ndetse na Arsenal imwe igomba kuba iri kuri finale. Pourquoi pas utanabona ahubwo se u Rwanda runabatesha bakanatwara n'icyo gikombe birashoboka cyane. So ni imihigo rero ikomeje kugenda yeswa n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu, ni ugutekereza byagutse ku mukuru w'igihugu. hari amagambo umukuru w'igihugu yavuze meza cyane avuga uko u Rwanda rwubatswe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. yaravuze ngo twakoze amahitamo 3. aya mbere ni ukuba umwe, unity, tuba abanyarwanda tureke kwireba mu ndorerwamo z'amoko. amahitamo ya kabiri ni amahitamo yo gutekereza byagutse, think big. apana ibintu byo gutekereza gusa utuntu duto. nukuvuga ngo ibi bintu binini gutya bikorwa n'igihugu nyine kitekereza nyine ibintu binini kigera ku rwego nyine gishobora kubona ibyo abandi batabona. wumvaga critique ngo igihugu nk'u Rwanda ngo ni gute gikora n'ikipe nka Arsenal. u Rwanda rubonye ikivuyemo batahubwo reka nshyireho na Paris Saint-Germain. rubonye ikivuyemo ati ndaterekaho Bayern. none abantu amagambo ashira ivuga. noneho rwabonye ikivuyemo bati uzi kugira ngo nshimangire cyane nteretseho na Atletico Madrid. babitanze umucyo nyine muri cya kintu cyo gutekereza kure. Minisitiri wa siporo ko nabonye asura Lisbonne ntawamenya. ikindi cya gatatu yavuze ni accountability, abantu kubazwa ibyo bakora, kubazwa inshingano. ari nacyo gituma nyine ubona u Rwanda ari igihugu gihora kipima kireba ese turi kuva he, turi kugana he, turi icyerekezo, biri gukorwa gute, byanozwa gute, byagenda neza gute. ubwo nibyo kwishimira aho umunyarwanda ari. ndumva ni inkuru ishimishije. yego, dutewe ishema no kuba abanyarwanda kandi no kugira u Rwanda rwiza ruyobowe neza. hanyuma ariko ubwo mu bakoranye na Visit Rwanda na APR yari irimo muri deal yamaze igihe gito ariko nayo ariko arakora. si hamwe ko nta gaturore katari kabi kuko yagarutse ku ntebe y'ubusesenguzi ntaho bihurijwe n'ibyo dushoje. atanga na credit kuko ngira ngo ikipe zose twahuye uyu mwaka Liga, haba Simba Day igeze finale ya Confederation, Pyramid igeze finale ya Champions League na Rayon Sports iyoboye champion na Rayon Sports by'agateganyo.